za Haleluya Amina TV banje kubasuhuza. Ntaratangira reka tubanze dusenga Imana. Mana yo kwizerwa, Mana igira neza, Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba bikomera. Tugushimiye ko warinze abanyarwanda, tugushimiye ko warinze ubwoko bwawe, wagize neza, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tuje hano kuno musozi kwicano kugira ngo tuganire ku byawe Kristo wandikishije, kuko ijambo ryawe tuzi ko ari ryo ribasha kutweza. Ijambo ryawe niryo rizatugeza mu ijuru. Ijambo ryawe uryizeye nakorwa n'isoni. Niyo mpamvu nkinginze kugira ngo ugendere abantu bose bagiye kurambura ibyanditswe byera, ubagiriye neza, wowe kubisobanukirwa. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye. Amen. Bene data rero nkuko nari maze kubivuga, ngarutse imbere yanyu bazaniye ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo akomeye, amagambo ariho mwino minsi cyane ubuhanuzi. Abantu mwino minsi barajya mu rusengero agatavuga ati ntago bamanuriye, ntago nafashijwe kuko bo batamuhanuriye. Ariko bene data ndagira ngo usobanukirwe, ese muhanuzi urimo kuguhanurira ni muhanuzi iki? Ndagira ngo tudatinze tubanze dusome ijambo ry'Imana. Dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice byaho ni 7 n'umurongo wa 15, twasoma no 16. Haranditse ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa n'imbuto z'umutini ku gitobo? Imana yacu itugirire neza. Reka dusome none mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice bya 24 umurongo wa 11. Haranditse ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Imana yacu itugirire neza. Nshuti bene data, mwumvisha amagambo ahangaha Bibiliya itubwiye, yanditswe n'abakozi b'Imana bayobowe n'umwuka w'Imana. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kugira ngo bigire umumaro wo kwigisha umuntu Imana yaremye abafite ibimukwiriye byose. Nshuti mwene data, nugendera mu ijambo ry'Imana, nusoma Bibiliya, nugira byibura umurongo umwe ugufasha, uzaba ubitse ikintu gikomeye kizaguhindurira amateka, kizaguhindurira ubuzima busanzwe ndetse n'ubuzima bw'iteka n'iteka. Imana yacu rero itugiriye neza. Mwino minsi abantu barimo kurushywa bakagira agahinda ngo bagiye mu rusengero batashye batabahanuriye. Ariko se nkubaza akabazo, koko iyo ugiye mu rusengero utaha ntacyo wumvishe? Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Ibindi byose bakubwira, uzajya mu mahanga, utsindiye amashuri, ugiye muri Amerika n'ibiki n'ibiki. Ubwo buhanuzi ni ubuhanuzi butagize icyo bumaze, ni ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ubonye umugabo ugize gute n'ibindi byinshi bitandukanye, namwe mujya mwumva. Nshuti bene data, ndagira ngo musobanukirwe ko umuhanuzi ni muntu ki. Umuhanuzi ni umuntu watumwe n'Imana. Umuhanuzi ni intumwa y'Imana rwose mu by'ukuri. Ariko ibimenyetso byabo biratandukanye. Nawe se umuntu azaza guhanurire narangiza ati nintabona tike sintaha? Nawe se umuntu azaza guhanurire akwaki iby'amafaranga utabona ngo ni umukozi w'Imana? Ubu ni umukozi w'Imana nyabaki. Ndagira ngo musobanukirwe iri jambo bene data. Yesu bamubajije ibimenyetso byo kugaruka kwe uko bimeze, n'ikimenyetso cy'abahanuzi b'ibinyoma yagishyizemo, nkuko tubibonye hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 n'umurongo wa 11. Havuga ngo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ariko se ubundi wowe mwino minsi urimo kubibona uti? Ubuhanuzi urimo kububona uti? Bamwe barahanurira mu biti, abandi barahanurira mu ishyamba, abandi barahanurira mu rusengero. Wowe ubuhanuzi urimo kububona ute? Imana yacu itugire neza. Iki ni igihe cyo gushishoza, iki ni igihe cyo gusenga. Ariko ndagira nkubwize ukuri, umuhanuzi nyawe ni ubuhanuzi buyobowe n'ijambo ry'Imana, ubuhanuzi butavangiye. Ijambo ry'Imana rikubwira gukunda mwene so.
ijambo ry'Imana rikubwira kwihanganira ibigeragezo, ijambo ry'Imana rikubwira kurwanya intambara nziza. Mwene data, shishoza abantu bigushuka, nawe ubwawe Imana igize ikigushakaho, igize ikigukeneyeho, yakwisangira. Ikintu gituma Imana itakuvugisha ni ikihe? Ikintu gituma Imana itavugisha umuntu ni icyaha. Icyaha cyonyine gishobora gutuma Imana itavugana nawe. Icyaha cyonyine gishobora gutuma Imana itagira ibyo ikugezaho. Ariko niba urinda icyaha, nawe Imana ibasha kugukoresha ukaba umukozi w'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo kimwe mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Kristo, bene data Yesu arimo kugaruka, yavuze ibimenyetso byinshi, avuga uburyo ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami bugatera ubwami, inzara hirya no hino, imitigito hirya no hino, inzara hirya no hino. Ntacyo mutazi, ntacyo mutabonye. Ndagira ngo mwibutse mwene data, nubwo bimeze gutyo, Yesu Kristo ari hafi kugaruka, akaza agatwara umugeni we. Ese azasanga umeze ute? Abantu rero bazi ko ngo isi itazashira. Isi ko nk'ubu butaka bwo ntibuzashira. Ariko abantu bo birashoboka ko bashira. Abantu bazashira. Bamwe bazarimbukira mu muriro, abandi bakirwe n'Imana mu bwami bwayo. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice byaho 7 umurongo wa 15 na 16. Abo bahanuzi, ikizakubwira umuhanuzi nyawe, uzamurebera ku mbuto yera. Imbuto yera, ibikorwa bye, imirimo myiza ye, imigendere ye, imivugire ye, imitekerereze ye, imibanire ye n'abandi. Icyo ni cyo kizakubwira umuhanuzi mwiza. Imana yacu itugiriye neza. Icyo ni kizakubwira umuhanuzi nyakuri. Kizakubwira umuhanuzi mwiza, imbuto yera, urukundo agira, kwihangana agira, kwizera agira, uburyo abantu abana n'abandi bantu. Bibiliya yatubwiye ngo nta wasoroma imbuto nziza ku giti kibi. Bibiliya iduhaye urugero, nta wasoroma imbuto z'umutini ku gitovu. Nawe igitovu burakizi uburyo gihanda. Nta wasoroma umwembe ku giti kitari icy'umwembe nyine. Niko n'umuntu utera imbuto nziza rero, ubuhanuzi bwe babupfuye. Aragenda yambura mu bacuruzi, aragenda yambura mu mabanki, aragenda yambura ahantu hatandukanye. Bene data, ndasaba kwitondera igihe tugezemo, kuko ubu duhanganye n'isi, n'umubiri, n'umubi na shitani. Abantu benshi rero baravuga bati se n'Imana yananiwe Satani mu ijuru yohereza mu isi, yagira ngo nzabyitwaremo. Ubwo Imana ntiyatugerageje? Ntago Imana yatugerageje bene data, ahubwo yari izi kizohereza Kristo akaza akaducungura. Iyo abantu bamaze kwizera Kristo baba bafite imbaraga. Iyo abantu bamaze kwizera ijambo ry'Imana, kuko Kristo ni ijambo, Kristo ni we jambo, Kristo ni ijambo ry'Imana. Iyo umaze kwizera Yesu Kristo, uba ufite imbaraga zo kunesha icyaha, zo kunesha Satani, zo kunesha umubiri. Umubiri ntukwiriye kujyana mu busambanyi, oya, kwiriye kugaruza ijambo ry'Imana. Umubiri ntukwiriye kujyana mu bwicanyi. Mwino minsi ubwicanyi bumeze nabi mu miryango, abagore barica abagabo, abagabo bakica abagore, abandi ubwo bakiyica, bakajya mujya mubyumva, bakageza Nyabugogo mu Nkundamahoro bakiyahura. Ntabwo byoroshye rero. Ariko buriya ni impamvu ni yihe? Impamvu nuko batamurikiwe n'umucyo w'Imana, n'umucyo w'ijambo. Kuko ijambo ni Kristo, ijambo ni Imana. Bibiliya ikatubwira ngo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 ngo mbere hariho jambo, jambo uwo ngo akaba Imana kandi akaba kumwe n'Imana. Ese mwino minsi ubuhanuzi urimo kububona ute? Mwibutsa ko ubuhanuzi twabonye ni ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bukubwira kwihana, ubuhanuzi bukubwira kwizera, ubuhanuzi bukubwira gukunda mwene so, ubuhanuzi bukubwira kubabarira mugenzi wawe, ubuhanuzi bukubwira gufasha abakene. Ariko ubuhanuzi bukubwira ngo ugiye mu mahanga, ugiye kumarayo iki se, ugiye ngo ubonye ngo mu maperimi, ngo ubonye ibyo bintu bitandukanye. Mbere ya byose banza ube igikoresho kizima cy'Imana. Mbere ya byose banza wezwe n'ijambo ry'Imana. Biriya niko itubwira, ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Nshuti bene data rero ntatinze, niryo jambo nagira ngo tuganire, ariko mumenye ko ubuhanuzi buriho mu minsi mugomba kubwitondera.
bamwe bati umugore ufite si uwawe, abandi bati umugabo ufite si uwawe, abandi bati agakiza ni ak'abakire, umuntu w'umukene ugomba kuba akijijwe. Oya, n'umuntu w'umukene ashobora gukizwa. Abandi bati gukizwa ni ukugira imiryango myiza, gukizwa ni ukugira amafaranga. Oya, gukizwa ahubwo ni mu mutima, ni uguhinduka ukavuka ubwa kabiri, ukaba icyaremwe gishya. Niba wari umujura ukihana ugahinduka umuntu w'Imana, niba wari umusambanyi ukihana ugahinduka umuntu w'Imana, niba wari utukana urwanga ababyeyi ukabakunda. Mwino minsi mfite ikibazo, mwino minsi abantu barimo kwanga imiryango yabo, ababyeyi bakanga abana babo, abakazana bakanga ba nyirabukwe. Ariko ibyo ntabwo twabyirengagiza, ni ibyahanuwe n'ijambo ry'Imana. Ukwiriye gukora iki rero mwene data? Ukwiriye gusaba Imana imbaraga, ukwiriye gusenga, ukwiriye guca bugufi, ukwiriye kongera ukitekerezaho ucyumva aya magambo, ukibaza ngo uyu munsi ndi umwana w'Imana, uyu munsi ibyo bampanurira birimo biranjyana mu bwami bwo mu ijuru. Gusa nyine Bibiliya iravuga ngo ntitugahinyure ibihanurwa rwose, ariko kandi ntukanabyemere 100%, ngo usange byinjiye mu bwonko, usange ibyo bakubwira byose nibyo byagiye mu bwonko bwawe, nibyo byakuyoboye. Oya, mwene data ugira ubwenge, umenye igihe tugezemo, kuko hazaduka abantu benshi b'ibinyoma, abahanuzi benshi b'ibinyoma, kandi bazayobya abantu benshi. Bamwe bazabuzanya gusezerana, bamwe bazabuzanya gukora ubukwe, abandi babuzanye bati kugira ngo Imana baba batubeshya. Abagabo twibanire, reka abagore twibanire dushakane. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ishira ry'isi, ni ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Kristo. Abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. Bene data, reka ntatinze rero, reka dusenge Imana kugira ngo iri jambo ry'Imana rikomeze kugira umumaro mu mitima yacu. Urakoze Data wo mu ijuru, ndasenze kugira ngo iri jambo twumviye ahangaha Mwami rigire umumaro mu mitima yacu, rihindura abantu, rigire aho ridukura, kandi rigire naho ritugeza. Uturinde abahanuzi b'ibinyoma, uturinde abahanuzi batwishushanyaho, ahubwo uduhe kwera imbuto nziza, kandi na bene data bose bahe kwera imbuto nziza, ubahe kuyoborwa n'ijambo ryawe. Urakoze kubyumvishe, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen.